Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mudukurikiye, ubu noneho tugiye kurebera hamwe uburyo karemano wakoresha ukagira uruhu rwo mu maso rusa neza. Iyi ni The Family 2050 nk'ibisanzwe, kora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe. Njyewe ugiye kubana namwe nitwa Asumuta Tuyisenge. Uruhu rwo mu maso rukenera gusukurwa byihariye birenze koga amazi n'isabune isanzwe, kuko iyo twisiga amavuta cyangwa se umwanda uva mu ruhu ubwarwo, hari uturemangingo dupfa tuba dukeneye kuvaho kugira ngo uruhu ruhumeke neza. Kurusukura rero bisaba kurukuba cyangwa se kuruhanaguraho imyanda mu buryo bwihariye. Ushobora kuba uri umuntu ufite uruhu rwumagaye, uruhu rw'amavuta ruriho ibiheri byinshi, n'ufite uruhu rushaje kubera izuba cyangwa se imyaka afite. Urufite amabara menshi cyangwa se no kuba ufite uruhu ruvanze byose, aba baba bakeneye gusukura uruhu rwabo ku buryo bwihariye. Ni muri ubwo buryo bisaba ko urusukura neza hakurikijwe uko uruhu ruteye. Isuku yihariye y'uruhu ikorwa inshuro imwe mu cyumweru ku muntu ufite uruhu rushaje, inshuro ebyiri ku muntu ufite uruhu rw'amavuta, ndetse n'inshuro imwe mu kwezi ku muntu ufite uruhu rwumagaye, kugira ngo uruhu rwe rusubirane amabara n'ibindi bigabanuke. Muri abo bantu batandukanye buri wese ashobora gufata umwanya agasukura uruhu rwe akoresheje ibyabugenewe. Ushobora kandi gukoresha bimwe mu biribwa tuba dufite mu ngo, ukabivanga ukabyisiga bitewe n'uruhu ufite. Muri ibyo biribwa harimo indimu, inyanya, inkeri, avoka, igi, kokombure, umunyu, ubuki, inanasi, umuneke, amavuta ya olive ndetse n'ibirayi. Ibi ni bimwe mu byo wifashisha ugakora masike ishobora kugufasha gusukura uruhu rwawe. Kimwe mu bintu bituma rero uruhu rugira ibibazo ni ugusukurwa nabi. Bamwe bibwira ko gusukura uruhu ari ukurukuba cyane, abandi bakoga kenshi gashoboka ku munsi, ariko kugira ngo uruhu ruse neza mu maso bisaba kwitonda kandi ugakoresha ibintu byizewe. Hari uburyo bwinshi isuku yihariye yo mu maso ikorwa. Dore uburyo bworoheje wakoresha usukura mu maso hawe. Ufata ikiyiko cy'ubuki mu kiganza, ukavanga n'amazi make ashyushye, ugasiga mu maso, ukagenda umasa buhoro buhoro, cyane cyane wibanda mu gahanga, ku zuru, ku kananwa no ku matama, ukabirekeraho nk'iminota 15 ukabona kubikaraba. Wabikora nka 2 mu cyumweru, uruhu rwawe rugenda rusubirana. Ubu buryo bufasha kandi uruhu rushaje kuvaho, uruhu rugahumeka neza kuko utwenge tw'uruhu tuba twafungutse, umwuka mwiza wa ogisijeni ukabasha kwinjira. Uruhu rufite ibinure byinshi kandi hari uburyo warusukuramo rukareka kugira ibiheri byinshi, dore ko usanga akenshi abafite urwo ruhu baba bafite uduheri mu maso n'utuntu tw'umweru, cyane cyane hafi y'amazuru, ku kananwa n'ahandi. Kugira ngo ugabanye ibinure byinshi mu ruhu, dore uburyo bworoshye wakoresha. Ufata amazi ukayakatiramo kokombure ikiri nshya, ukayaraza mu cyuma gikonjesha, ariko mu bice bidakonja cyane ku buryo itaba barafu. Mu gitondo urayafata ukayakaraba mu maso nta kindi ukoresheje. Ubikora byibuze inshuro 2 mu cyumweru, amavuta akagenda agabanuka mu ruhu rwawe, ukareka kuyaga no kurwara uduheri ndetse n'utuntu tw'umweru tuza mu maso tukagenda. Mu gihe rero warembejwe n'uduheri no kugira utuntu tw'umweru duterwa no kugira ibinure byinshi mu ruhu, ubwo ni bumwe mu buryo wakwifashisha. Nanone kandi uruhu rwo mu maso ruba rukeneye gusukurwa kugira ngo imyanda iva mu mavuta tuba twisize ibashe kuvamo neza. Dore uko wakoresha amazi yo mu gisheke ugasukura uruhu rwawe neza. Banza unombe umuneke, numara kunoga ushyiremo utuyiko 2 tw'ubuki, nyuma ushyiremo amazi y'igisheke ubivange bimere nk'igikoma. Fata urwo ruvange urusige mu maso rumaremo nk'iminota 15, bikarabe ukoresheje amazi meza gusa. Ubu buryo bukoreshwa rimwe mu cyumweru, bigatuma uruhu ruhumeka neza kandi rugasa neza.
Ngubwo bumwe mu buryo karemano wakoresha ugasukura uruhu rwawe rwo mu maso, ukarushaho gusa neza n'aho ugeze ukureba akabona ko ufite ubwiza budasanzwe. Wakoze kubana natwe, wowe utarakora subscribe ndagusaba ngo ukore subscribe, nawe wabashije gukora subscribe wakoze cyane. Iyi ni The Family 2050.